Ubu kugeza kuri uyu munsi ni byinshi tubona mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mbuga zitandukanye dukoresha, haba Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi. Aho hose tuhabona amakuru atandukanye, gusa ariko by'umwihariko nkundira tugaruke kuri iyi nkuru ikunda kuvugwa kuri izi mbuga. Dukunda kubona abantu batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda b'ibyamamare, haba muri filime, mu muziki, muri siporo ndetse n'ahandi hatandukanye, bagarukwaho bavuga yuko ari abatinganyi ndetse n'ibi bikorwa babigaragaramo. Gusa ariko akenshi abo bose tuba twumva bari kuvugaho, iyo tubonye ibyo basubiza bavuga yuko ari ukubabeshyera ndetse ibyo bikorwa batanabigaragaramo. Gusa ariko nkundira tugaruke kuri uyu nguyu. Ni umwe mu basore mu gihugu cy'u Rwanda babyemera yuko ari abatinganyi ndetse bavuga yuko ari ibintu bananyuzemo, kandi no mu myaka yashize twagiye tumenya amakuru atandukanye yuko yahoze afite umugabo. Gusa ariko kugeza kuri uyu munsi byongeye kumukomerana. Nyihanganira gato nari nibagiwe izina rye. Uwo na wundi bamwita Eric Semuhungu. Uyu ni umusore umaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibikorwa byinshi bitandukanye agaragaramo. Uyu nguyu mukunze kumubona mu bitaramo akunze guhostinga. Akunze kuba ari kumwe n'uwo bita DJ Caspi cyangwa General Benda cyangwa bita MC Nario. Uyu musore amaze kumenyekana muri ibyo bikorwa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusa ariko ntago ari byo nifuje ko tugarukaho nanone. Nkundira twinjire kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi uyu nguyu bita Eric Semuhungu, umwe mu batinganyi babyiyemerera, ibintu byongeye kumukomerana. Ubu ngubu rwongeye guhana inkoyoyo hagati ya Eric Semuhungu ndetse n'ubita Badrama. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese no Badrama we ni muntu ki? Uyu ni umugabo wamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro. Abenshi twamumenye mu muziki, gusa ariko na nyuma yaje kujya no muri filime. Gusa ariko nkundira nkwibutse yuko Badrama ari we wahoze yarashinze icyo bita The Main. Iyi ni label yafashaga abahanzi mu muziki benshi batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni benshi twagiye tumenya banyuze muri iyi label, nka nyakwigendera Jay Polly, umwe mu baraperi bari bakomeye mu myaka yashize. Gusa ariko sinabura kukubwira n'uwo bita Kwinica, Marina ndetse n'abandi benshi batandukanye. Yewe n'umwe mu basore bazamukanye amaraso mashyashya ndetse avugisha n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Uwo na wundi ni umusore bita Kelvin Mbanda. Aba bose nkubwiye ni abaciye mu biganza by'uyu mugabo bita Badrama. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese uno munsi byagenze bite? Ni ikihe kibazo kiri hagati y'uwo bita Eric Semuhungu ndetse na Badrama? Gusa ariko icyo wamenya kugeza kuri uyu munsi hagati y'uwo bita Eric Semuhungu ndetse n'uwo bita Badrama ibintu byongeye gukomera. Ushaka kwibaza ngo byagenze bite? Nyuma y'uko Badrama atakambiye ku mbuga nkoranyambaga ashyira mu majwi umukire bita Bazire, avuga ko yamwambuye ibihumbi 30 by'idolari, ubwo ngerageje kuyashyira mu manyarwanda nasaga miliyoni 42. Nyuma y'uko Badrama ashyize video hanze mu gitondo cyo kuri wa 12 Gashyantare 2025, akavuga ko yisanze mu manza ari gusiragizwa n'umugabo witwa Bazire ufite business mu Rwanda no mu mahanga. Semuhungu Eric ari mu bamusamiye hejuru avuga ko akwiye kumenya urwego rwe ndetse akamenya n'urwego rw'abo bakorana. Semuhungu yamusubije amagambo yarakaje n'umugabo bita Badrama amubwira ati uri kwigereranya ku baherwe kandi we nta rwego urageraho, ndetse n'abangabo uri kuvuga yuko mwagiranye ibibazo, abo barakurenze bari kure yawe. Ibi ni bimwe mu bintu byabaje n'umugabo bita Badrama. Uyu mugabo nakomeje nkubwira maze atangaza no video, ndagira ngo banze uyirebe nawe uyumvira no magambo yatangaje, ubundi ngaruke ngira ibindi nkubwira byerekeranye n'iyi nkuru. Guys, de hano atarukomeze neza, ataruko nishimye. Ubuzima bwanjye ntago meze neza, maze iminsi mu burwayi bwinshi cyane. Mfite uburwayi butanyoroheye, ariko hari ikindi kibazo nahuye nacyo kandi gikomeye cyane, kimbangamiye cyane. Maze iminsi mfitanye ibibazo n'umuvandimwe witwa Baziri, Bezo Industry, B Lounge, B Club. Abantu ibyo bikorwa murabizi, mu binzimo, muzi ibyo nari ndimo i Kigali umwaka ushize mu kwa 12, nibyo bikorwa bye byanzanye mu gihugu. Nibyo twakoze, abenshi twakoranye barabizi, nibyo twaganiriye barabizi. So icyo nshaka kubabwira abari hano nuko bibaye ngombwa ko nza kwibabwira ko nabuze andi mahitamo, nagerageje kubinyuza mu nshuti, mu bavandimwe kugira dukemurira ikibazo. Abantu bose yarabumvisha, arabasuzugura, kugeza naho hari wavuze ati ngewe Bazi, aho kugira ngo ibibazo bigere hano uyu mwana w'umuhungu mwarakoranye bigaragara n'ibyo yakoze ubyemera unabizi natwe tubibonesha amaso, reka ngiye muha amafaranga make muyavuga tugende tuyateranya. Umugabo yikoza mu bire arabihakana, ariko ngiye hari ibyanjye nzakora. Ntabwo twamenye byari byo. Umugabo icyo yakoze rero, agiye mu rukiko ko yaramaze kubona ko amafaranga ntangiye kuyamwishyuza none no mu buryo bw'inyandiko, nibikabona ko biri serious, ajya mu rukiko kunkorera case. Ankora case akoresheje impapuro mpimbano, harimo amarisiti ngo uburyo twagiye twishyurana, harimo ngo lease agreement, ama contract y'amazu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ko mu bintu dukwana byinshi muri Afurika ndetse na hano.
So icyabayeho nuko nageze mu rukiko nkakubitwa n'inkuba, byanarangiye nanjye kese nyijuririye ko namaze kubona ko nagambaniwe. So impamvu rero bitumye nzano nuko hari igihe ureba ibintu ukabona ntiwabyihererana, ni ibintu biri mu bantu, ni ibintu byabereye mu bantu, ni ibintu abantu bose isi yose izi. Ikindi cya kabiri ni ibintu birimo ibyaha byinshi nk'ibyo byo guhimba impapuro mpimbano, ushobora no kuzavamo bamwe muri twebwe, kuko bamwe muri twe bazafungwa kuko impapuro mpimbano nzazikurikirana uko byagenda kose, nzazikurikirana ko narazibonye n'amaso yanjye no mu rukiko narazeretswe ko niho nazigomba kuzibona, nta handi ntazo narinzi. Rero hano ndi ndayambwire simeze neza, nimbona umwanya ejo cyangwa mu minsi nk'ibiri maze kugira akabaraga nshobora guhagarara iminota ingahe, nshobora kuvuga iminota ingahe, nzaza live twicare mbabwire inkuru y'ibi bintu uko byatangiye naho bigeze n'ibibazo biri kunshyiramo. Aka kanya nkanabasabaga kumba hafi, kungira inama. Abari muri Amerika hari byinshi muzi, mu bantu bafite experience umaze hano hari ibyo muzi mu nkiko, abaroya n'ibindi byose. Buri muntu wese nkeneye igitekerezo cye, inama ye, icyo cyamfasha icyo ari cyo cyose, kuko hari aho bigera umugabo akabona ko ibintu birenze n'ubushobozi bwa akamanika amaboko, ko ndayamanitse pe, ndayamanitse ntako nari nagize ngo ni ndwane n'iki kibazo, ariko bigeze aho mbona ko ntakigishoboye. Nzayibasobanurira. Sinongeye kubasuhuza ndetse no kubashimira abakomeje kumba hafi mu bibazo byose ndi gucamo. Nshima n'Imana Nyagasani. Icyo nababwira nuko nanone ngira ngo abo nturisha cyangwa se mbabwire ngo mutuze, kuko ndabona abanyandakira bambaza bahangayitse. Ibyo ndabyumva birumvikana, ugendeye ku byo muri kubona wahangayika, ariko icyo ngira ngo mbabwire ibyo mwumva byavuye mu nkiko. Niyo mpamvu nababwira impanganye n'ibintu bitoroshye kandi bikomeye. Urukiko ni ibyo ngibyo umuntu yakubikiriye akaba yabasha gukorera ibimenyetso yihimbiye n'ibiki. Urukiko rubigenda rukagushinja ibyaha byabyo byose, ariko niyo mpamvu ruguha amahirwe kugira ngo ujurire. Ndetse nanabibutsa ko ujure bwabaye bw'ejo atari ubwanjye, niwe stili n'undi wajuriraga kugira ngo abona nyikijije vuba bishoboka. Yumva ko yabigeze, ariko siko bimeze. Amategeko arakomeza n'inkiko zirakomeje, kandi tuzabikurikirana tubigereho. So ikindi ndagira mbabwire, imba ari ikinzu icyo nacyo mwumva kiri muri ibyo bihimbano, kuko Bazili ntago ari umugabo twapfa inzu, n'umugabo nanjye nkaba umugabo, turitunze, umwe afite business ye. Nta nubwo naje muri Amerika kujyana nirwe kwishyura inzu, naguma mu rugo, mfite aho kuba mu rugo n'amahoro, nta kimbuza kuba naba mpari, sibyo. Ikindi ni muri Amerika wakwaka n'inzu y'ubuntu na leta irazitanga ukayibamo kugira ngo ujyane ibibazo n'umuntu, ahubwo ikibazo dufitanye murakizi, ni ikibazo cya business. Rero kugira ngo anyikize yakoresheje iyo tufu, kuko n'ubundi inzu yo yari ihari kandi nayibagamo, ariko nayishyuraga, nta n'ideni murimo. Ibyo byose nzayibasobanurira n'umunsi wa nyuma duherukana, n'ibyo twavuganye byose nzayibasobanurira kandi nzanayibereka mu buryo bw'inyandiko, sibyo. So mwihangayika, ku cyumweru nzajya live, naba mfite imbaraga zaba zaje zitaraza, ariko iyo live igomba kubaho kugira ngo isi imenye ukuri kw'ibiri kumbaho. Nta muvugizi ngira, nta nani mfite mvugira. Aho mvugira ni iwanjye, ni kuri page yanjye, aho mpurira n'inshuti zanjye n'abavandimwe, n'ubundi niho bizanyura. Tuzabane rero mbabwire ukuri kwihishe inyuma y'ibi binyoma n'ubu bugome bwose ndi gukorerwa, kandi Imana izabikemura. Ukuri guca mu ziko ntigushye, uko byagenda kose ikibazo kizagaragara, ariko na mbere y'uko hajya n'undi ubibemeza, reka nanjye nzabanze mbihera ukuri kw'ibyo bintu. Abafite ubwenge bazicara babyigeho. Nizere ko muzakoresha ubwenge bwanyu butandukanye n'ubw'aba propagandiste riwe muri kubona. Namwe murebe nyine ibyo byose biba nabo bavuga, abo nibo bashoboye gukorana nawe nibo urwego rwe rwo gukorana nabo ngabo, sibyo. Naho ubundi ntabwo umuntu azaza imbere ya kamera avuga ati ngiye boss untunze ukwezi amezi 5 n'ibiki, arangize afata undi yamutuke. Nese n'iki wabuje kubwira abantu nyine mu gihe umuntu ari boss wawe? Nese boss wamuvugana, nese wakuma ko boss wari igisambo kana kigutunze? Ibyo byose nizo propaganda, muzirinde, ariko murinde. Murakoze cyane, Imana ibarinde, turi kumwe. Gusa nk'uko umaze kwiyumvira ino video igusobanurira ibyabaye ku mugabo bita Badrama, uno mugabo uri gushinja uwo bita Bazili kumurya amafaranga asaga miliyoni 42, bikaza gutuma uwo bita Eric Semuhungu nawe abihagurukiramo, maze akanja mu uwo bita Badrama amwita yuko ari umubeshyi ndetse n'ibyo ari gukora ari amakosa. Gusa ariko mu guterana amagambo ko abo bombi wabonaga ko uwo mugabo wo muherwe bose bakoranye business ndetse banamuzi neza, ndetse ukabana nuko uwo bita Semuhungu ari kumushyigikira cyane, bisa nkaho bagikorana kugeza kuri uyu munsi. Semuhungu Eric kandi yabaye nk'ucyurira
Badrama kaherutse kwifashisha imbuga nkoranyambaga amusebye ndetse aga interview umuntu kugira ngo amusebye, mbese agaragaza ko barigeramo ati cara wige. Ndetse no ku munsi w'ejo washize uwo bita Eric Semuhungu yakoranye ikiganiro n'imwe muri channel zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, agaruka kuri iyi kesi avuga yuko bita Badrama ibyo ari gukora ntabyo azi. Avuga ko Badrama ari gukora amakosa, icyo ari gukora ari ukwishyira ku rwego atariho. Gusa ariko bita Eric Semuhungu, umwe mu bantu batarifana mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kumenyekana mu bikorwa byinshi, yavuze yuko bita Badrama ibyo ari gukora ari kwigereranya n'ababiliyoneri kandi wakiri hasi cyane. Ibi ni ibintu bikomeje kubyutsa amakimbirane hagati y'aba ngaba bombi, hagati ya Badrama ndetse n'uwo bita Eric Semuhungu. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese nyuma y'ibi ni iki kizakurikiraho? Gusa ariko benshi bakurikirana no makuru ndetse banaba hafi y'ibi ngibi bya entertainment bemeza yuko bitewe n'uburyo n'umugabo bita Badrama ari gusobanura ikibazo cye ari ibintu bisa nkaho kuko yari wa no mafaranga. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese bino bintu bizakomeza bite? Ndagushimiye twari turi kumwe muri aka kanya, ngi nk'ibisanzwe ni Philox Aime, kandi subscribe ubundi usige comment, tujye tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Ndabakunda abantu banjye.